nabatumye kuko ni inshuti zanjye turakundana cyane. Imana yacu ni Imana igira isuku, ni Imana igira umuco, ni Imana ikora ibintu biri smart, ni Imana ifite ibara ryera, n'ibintu ikoze ni byiza cyane. Kiriya gitaramo cyabera ndakwifuriza kuzahagera. Ukorera Imana, Imana izabaha umugisha. Icyakane rero no kumvira Imana. Kumvira Imana bizana umugisha. Ongera ubisubiremo. Imana abwira Abrahamu mu gice cya 12 iramubwira ngo uve mu gihugu cyanyu usiga inzu ya so uhaguruke ujye mu gihugu nzakwereka nanjye nzaguha umugisha. Yamusabye ibintu bine irangije nayimuha umugisha, imigisha 7 yose kugeza naho yavuze ngo wowe uzaba umugisha. Kubera iki? Ko yumviye Imana. Nimusoma mu Gutegeka kwa 2:28 muzasanga byinshi cyane yakoranye umurimo mugari cyane n'umutware wanjye kuzuba no mu mvura ahantu henshi mu ntara zigiye zitandukanye bakoranye umurimo w'Imana. Abantu muri aha mwese nabashishikariza gusenga Imana utayijenjeka, uyibwiza ukuri kandi ukiranuka. Ntabwo izabura gukumira, ntizagupfusha ubusa cyangwa ntizapfusha ubusa amasengesho usenga. Nabwo ndakashye n'amaguru. Umutware wanjye yari ari imbere niba n'akabido nanjye n'inyuma yiwe mfite n'uruhinja. Bageze mu rugo tumara iminsi 2 ntabona igikoma nta sombe, tukibaza se Imana uzadutabara ryari, tugasenga Imana. Numva ibikorwa ntibyari gukunda kuko nari ndi umubyeyi. Umutware nawe nubwo icyo gihe yari pasiteri ariko yakoraga mu Kinamba. Mu Kinamba ni muri kawoshi aho boza amapine imodoka, mbese nyine basukura ibinyabiziga. Amafaranga rero yabonekaga yari makeya cyane. Nihuse twari dutuye hano mu Gatsata, inzara iraturya cyane iratwemeza, mfite uruhinja maze amezi 4 nta sombe. Njya kuri botike nkagura misitiro w'isukari, misitiro w'ifu y'igikoma, nkirirwa gutyo. Rimwe na rimwe ya supadipu nayo nkayinywa. Hashize nk'amezi agera muri 6 mfite uruhinja, twashobewe niziritse igitenge mu nda, inzara iri kundya cyane. Umutware arangira aranyitegereza ararira, arambwira ati rero hari icyo nshaka kugusaba. Arambwira ati wamfashije ukajya iwanyu, nizajya ngukumbura nzajya kugusura. Arambwira ati sheri ntabwo nagusiga, n'ubundi twakoze ubukwe udafite iyo uba mu muhanda, nurara ruhurura tuzahararana, nukora amasengesho y'umuzenguruko tuzazengurukana, ariko sinzahukana kubera ko ukeneye. Amwegerarije twebwe turi abana b'itawuni hano, munsi ya dawuni niho tuvuka. Nta munsi n'umwe nigeze njya kuganira mama wanjye ngo twaburaye.
namusomye inzara yarambwiye mwite ndavuga ati ngiye gusaba mama icyo kurya. Nari mfite inda n'abana babiri, bashyira ku igare njye kureba mama. Mbese Nyabugogo numva umwuka arambwiye ngo kata usubire mu rugo. Ndabaza Mana ko nshonje, ubu nta kintu gihari, biragenda bite? Kandi ko nzi ko mama yatetse ubugari n'isombe. Narakase n'amaguru n'abana, ndagaruka mu rugo. Umutware arambwira se ugarutse, arambwira ati umutima wanjye. Nyuma y'icyo gihe Imana yacu ijya yumva gusenga. Hashize iminsi 3 cyangwa 2 nibutse neza, ngeze aho igikorwa cyatangiriye. Twari turi mu rugo, ndi kubwira umugabo ndamubwira ati rero dushobore kuba hari ibyaha twakoze, ndagira ngo dupfukame wihane nanjye nihane. Isaka ibyaha ndabibura. Umugabo yisaka ibyaha nawe arabibura. Twese turongera turarira, turavuga ati Mana, amaherezo y'ibi ni ayahe? Bizarangira bite? Bizagenda? Mbese nta cyerekezo cy'ubuzima twari dufite, nta ejo hazaza twari dufite. Aho kugira ngo dusubizwe ahubwo twarushagaho kujya hasi. Umusore mbona abana bagiye kurwara bwaki. Ndetse se murabizi ni amafi y'ababosi bakuraho iminofu bayita file. Najyaga hariya kuri marato nkajya kugura amafi yaguraga igiceri cya 80 cyangwa se 70, nkagura n'inyama zo ku ifungo, ziba ari inyama zigiye zivangavanze, nkagura no ku ifungo y'ibijumba, y'ibitoki n'ibirayi, byose biba birumbiye hamwe, harimo na karoti. Abantu bagiye Nyabugogo barabizi. Muri uyu munsi wa none iyo nagiye muri marato, sinshobora guhahira mu isoko niyo wagira gute. Mbabwira ngo n'aba bantu bacururiza ku muhanda amafaranga yanjye bayaryeho. Barabizi ndi kubabonamo aha ngaha. Yeah.
nsabe duhaguruke dusenga Imana n'ubundi munyemere dukomere Imana amashyi dushimira worship team. Ayo mashyi ni make, dukomere Imana amashyi menshi dushimire worship team. Umwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza Imana badufashijemo. Bagira ngo nsabe duhaguruke dusenga Imana. Nyuma y'uko dusenga n'ubundi turakira abahanzi bamaze kugera hano batangire nabo bahimbaza Imana, turaza kuza dukomeza n'izindi gahunda. Munyemera bishobora bitagoye duhaguruke kubw'icyubahiro cy'Imana dusenga Imana. Imana turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe. Hejuru yawe nta yindi Mana ishobora byose, niyo mpamvu muri uyu mwanya tukubashe. Turagusabye kugira ngo utwemerere gahunda zose zigiye kubera ahantu zitume izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umuntu waje aha arushye aruhurwe nawe, waje afite ibibazo yaburiye igisubizo, turagusabye kugira ngo umubere igisubizo. Twebwe twaje aha kugira ngo tukubahe, twaje aha kugira ngo tukubahishe. Abaririmbyi baraha kugira ngo tuvuge imbaraga no gukomera kwawe, baraha kugira ngo tuvuge ineza yawe. Hari abaje bakeneye ko wabagirira neza, turi abagabo babihamya kuri Imana igira neza. Turasenze kugira ngo gahunda zose zibubere hano ziyoborwe nawe. Duhagaritse imigambi yose y'umwanzi Satani, duhagaritse gukora kose k'umwijima. Turasenze uyobora gahunda umushyigikire, abaririmbyi ubashyigikire, uhagarara aha avuga ijambo ryawe ubane nawe. Haleluya, haleluya. Umuntu wese uri bugire icyo avuga, turasenze kugira ngo ubane nawe. Turagushimiye kubw'umugoroba mwiza uri butange, turagushimiye kubw'ibihe byiza ugiye kuduhera ahantu, turagushimiye kubw'imitima ugiye guhembura. Haleluya, haleluya, haleluya. Tukuzamura icyubahiro, tuguhaye icyubahiro. Tukuzamuriye amaboko, tuguhaye icyubahiro. Tukuzamuriye amaboko, tuguhaye icyubahiro. Tugukomeye amashyi. Amen, amen, amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Imana yaduhaye kurama, tukaba twinjira amahoro. Amen, amen. Baravuze ngo duhimbaze Imana. Kuri iyi ndirimbo ivuga ngo dufite Imana yanze agasuzuguro. Amen, amen. Amen. Hari ibintu byinshi byari kugusuzugura, ariko Yesu arabireba, arangije nawe arabivudukana. Haleluya. Imana ishimwe. Hariya barimo badufasha, turagenda neza mu kanya nta kibazo. Tujye kuri YouTube ukandika kwiziritse wazibona nta kibazo. Ariko nagira ngo no munsi wa none wafashe ukaza hano unezerwe, uhimbaze Imana. Igikorwa twajemo Imana igishigikire kandi nawe Imana ikomeze gushyigikira. Amen, amen, amen. Bijuizi tumukanda munda, bijuizi tumukanda munda. Iby'Imana jya mbabwira, bijuizi tumukanda munda. Imana ibihereye mu isibo, Imana ikwamamarije mu isibo. Aho wasebeye ukahasonze ukahambarira ubusa, aha niho Imana ihereye ikwamamaza. Igise cya nyuma yewe, igise cya nyuma, igise cya nyuma mubyeyi kirababaza. Aho umubyeyi ahera agira ngo abyare, igise cya nyuma yewe. Haleluya. Yamara uko yatojwe, aguma uko yahamagawe. Yanga kwambara ibya mirenge, idahesha Imana icyubahiro.
benshi baritegura Dawidi n'abagabo b'ibigango baritegura kwiramira bageze mu mbuga umugabo uzarambura akaboko Imana imutsindaho Dawidi ubwoba buramunda hafi y'Imana ifite amahane nibayijyane kuyicumbikira utera umugisha umugero ugusanga ukabyibuka amazi yarenze inkombe utera umugisha umugero ugusanga ukabyibuka amazi yarenze inkombe ati bayijyane kwa Bigedo dore niwe mukene ntunyuze naho yapfa kandi ntagiho nimubana na Yesu umuntu rega humura ntagiho nimubana na Yesu mu kazi kawe rega humura ntagiho nimbucumbikiye Yesu mu rugo rwawe rega humura ntagihombo nimubana na Yesu mu buzima bwawe rega humura ntagihombo ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangira neza ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yuko uzangira neza ariko yambwiye ndi gusenga ndi mu butayu Imana yarindiye binyemeza yuko uzangira neza ariko yambwiye isanga mu mugozi irambwira ko amateka izayahindura binyemeza yuko izangirira neza ariko yavugiye mu kanwa k'abahanuzi ndi gusoma Bibiliya Imana yavuze ko itazanyibagirwa izahindura amateka izangirira neza ndabyibuka Mana ibyo wambwiye sinabyibagirwa na Bigedomu warabihinduye binyemeza yuko uzangirira neza Dawidi ku rugamba yaranesheje amateka arahinduka abantu bose barabimenya binyemeza ko nanjye uzangirira neza binyemeza kuzagira neza ayingo uzangirira neza uzangirira neza tuyongera amashyi shumesi ayo mashyi yawe kuba turiho kubera Imana kuba turya kubera Imana kuba twambara kubera
nagushimire ibyo udukorera biratura ayo mashina y'Imana kuba turiho kubera Imana kuba tujyana kubera Imana kuba twambara kubera Imana kubabwira bugacya kubera Imana yemerera Mana gushimire ibyo udukorera biratunyura yemerera Mana gushimire ibyo udukorera biratunyura abagabo nibagutambire ababyeyi nibagutambire abasore nibagutambire abakobwa nibagutambire badukuye kure ibyo dukorera biratunyura ibyo dukorera biratunyura ayo mashuti yongera Imana ntacyo bibonye abagabo nibagutambire ababyeyi nibagutambire abasore nibagutambire abakobwa nibagutambire badukuye kure ibyo dukorera biratunyura ibyo dukorera biratunyura abantu Imana yarinze twongera amashi hari abavuze ngo ntacyo uzimarira barongera uzapfuringa ngo guteka iminsi uko bwije n'uko bukeye ijuru naryo riba riranzuye ribitesha agaciro niyo mpamvu uko bwije n'uko bukeye babona uri gutera imbere ubu buzima dufite ni wowe tubukesha kuba turiho kubera Imana kuba turiho kubera Imana ayo mashina y'Imana hari abavuze ngo ntacyo uzimarira barongera uzapfuringa ngo guteka iminsi uko bwije n'uko bukeye ijuru naryo riba riranzuye ribitesha agaciro niyo mpamvu uko bwije n'uko bukeye babona uri gutera imbere ubu buzima dufite ni wowe tubukesha kuba turiho kubera Imana kuba turiho kubera Imana aya mashina y'Imana abagabo nibagutambire ababyeyi nibagutambire abasore nibagutambire abakobwa nibagutambire badukuye kure ibyo dukorera biratunyura ibyo dukorera biratunyura abagabo nibagutambire ababyeyi nibagutambire abasore nibagutambire abakobwa nibagutambire badukuye kure ibyo dukorera biratunyura ibyo dukorera biratunyura ayo mashina none ayo mashina ibuka amarozi wariye Imana ikakurinda ibuka mu ntambara ukuntu bashatse kukwica Imana ikakurinda iraturokoye ibyago bikomeye nabo iracyatuokora yitwa rudateteza abayisu intwari ku rugamba kuba turiho kubera Imana kuba turiho kubera Imana amarozi wariye Imana ikakurinda ibuka mu ntambara ukuntu bashatse kukwica Imana ikakurinda iraturokoye ibyago bikomeye nazo iracyatuokora yitwa rudateteza abayisu intwari ku rugamba kuba turiho kubera Imana kuba turiho kubera Imana
Imana ivuga ngo nugira umwete wo kumvira Imana no kwitondera amategeko yayo, iyi migisha yose izakuzaho. Ni imigisha 33, ariko nabahekeyemo imigisha 2 gusa nshaka kwatura muri iri teraniro. Bibiliya iratubwira ngo niwumvira Imana, Imana izategeka umugisha kuba mu rugo rwawe. Basabiye umugisha w'itegeko. Hari igihe Imana ireba igategeka ikabwira umugisha ko umugisha umenya nawe wari umukozi w'Imana. Kabwira uti mugisha ya muri rugo. Imana ikawuzana w'itegeko. Basabiye umugisha Imana igitanga ku itegeko. Haleluya. Imana igiye gutanga umugisha ntabwo ikoresha inama y'abantu bibabaze niba yawuguha, ahubwo yo ubwayo ishingira ku bumana bwayo maze igategeka umugisha ukaza. Basabiye umugisha ijuru ritegeka. Uwo mugisha ubone muri uku kwezi, muri uyu mwaka Imana izawuguhe, izakuremera igitangaza, uzanakibonere ko waje muri iki giterane. Haleluya. Umugisha wa kabiri nshaka kubasabira rero Imana yaravuze ngo kandi nuyumvire ngo izagukomereza kuba ubwoko bwayo bwera. Basabe umugisha wo gukomezwa n'Imana mu nzu y'Imana. Imana izakurindire mu mpano yaguhamagaye, Imana izakurindire mu murimo yaguhamagariyemo, izakurindire mu rugo Imana yaguhaye, izakurindire kuba umuntu wayo wera. Ababyumvise mu by'amen. Aho shoreje rero hagatana kwibuka umukiranutsi bizana umugisha. Iyo abakiranutsi bamaze gutaha, hanyuma abakiriho bakibuka babakiranutsi batashe, bakibuka imirimo yabo, bakibuka ineza bagiraga. Iyo dukoze iteraniro ryo kwibuka abakiranutsi, Imana ihita ibireba kavuga ngo abo bantu barimo bibuka umukiranutsi mubambere umugisha. Basabiye umugisha rero. Mureke dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ni iryera. Tubonye ibi bintu 5 bivamo umugisha. Nanjye ndawatuye kugira ngo aba bantu bawe bakurikize ijambo ryawe ryavuze, nabo kandi bazabona umugisha ijambo ryawe ryategetse. Ineza yawe ibane natwe, urukundo rwawe rutugotere hano hantu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.
umwami Yesu abahe umugisha. Bakira n'umushumba wacu Udasimba. Reka nangire neza noneho nyakubahwa muyobozi waje uhagarariye umurenge wa Gatsata, bayobozi b'inzego za leta, nshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu bikorwa bigiye kuduteraniriza hano. Nyuma y'uko twazindukiye twerekeza Rusororo, kongera kwibuka no gusabira umugisha Pasiteri Niyonshuti Theogene ariwe mutware wanjye, twongeye guhurira hano aho ibindi bikorwa bigiye gukomereza, dusaba Imana ngo igumane natwe. Ntacyo navuga nabanje gushimira umutware wanjye wasize adushyigikiye itafari ku gikorwa cyaduteranyirije hano, mbasaba ko mwaniza ibiganza tukamushimira. Mwagiye mwakira ubutumire mu buryo butandukanye bugizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere ikintu tuvuyemo Rusororo, icya kabiri ni iki tugiye gukomereza hano cyo gutangiza fondasiyo ku mugaragaro. Urugendo ntirwari rworoshye kugira ngo ibihe byose bigerweho. Iyi fondasiyo Niyonshuti ibafashe kubona ibyangombwa by'ubuzima gatozi, ariko kuko bafite ntabwo urugendo rwongeye cyane, mwarahabaye. Niyo mpamvu mbasaba kuntiza ibiganza tukiha amashyi. Uyu ni umunsi mwiza aho mugiye kumurikirwa fondasiyo ku mugaragaro, akaba ari nacyo gikorwa nyamukuru cyaduteranirije ahangaha. Ndashaka kubanza kubabwira uko iki gitekerezo cyo gushinga iyi fondasiyo uko cyatangiye. Ndabyibuka icyo gihe twari mu mwaka w'2014 ubwo twari tumaze kubyara umwana wa kabiri. Inzara yaraturiye itubya ku rwego ruri hejuru, kubyara n'amaguru no gutaha nabwo ndatashye n'amaguru. Umutware wanjye yari ari imbere niba n'akabido, nanjye ni inyuma yiwe mfite n'uruhinja. Twageze mu rugo tumara iminsi 2 ntabona igikoma nta sombe, tukibaza se Mana uzadutabara ryari, tugasenga Imana. Numva ibikorwa ntibyari gukunda kuko n'uburyo mu mubyeyi. Umutware nawe nubwo icyo gihe yari pasiteri, ariko yakoraga mu Kinamba. Ni muri kawoshi aho boza amapine imodoka, mbese nyine basukura ibinyabiziga. Amafaranga rero yabonekaga yari makeya cyane. Bihuse twari dutuye hano mu Gatsata, inzara iraturya cyane iratwemeza, mfite uruhinja maze amezi 4 nta sombe. Njya kuri botike nkagura misiro w'isukari, misiro w'ifu y'igikoma, nkirirwa gutyo. Rimwe na rimwe ya supadipu nayo nkayinywa. Hashize nk'amezi agera muri 6
mfite uruhinja twashobewe niziritse igitenge mu nda inzara iri kundya cyane twararangiye baramwitegereza ararira arambwira ati rero hari icyo nshaka kugusaba arambwira ati wamfashije ukajya iwanyu nizajya ngukumbura nzajya kugusura arambwira ati sheri ntabwo nagusiga n'ubundi twakoze ubukwe udafite iyo uba mu muhanda nurara ruhurura tuzahararana nukora amasengesho y'umuzenguruko tuzazengurukana ariko sinzahukana kubera ko ukeneye amwegeraranyije twebwe turi abana b'itawuni hano munsi ya dawuni niho tuvuka nta munsi n'umwe nigeze njya kuganira mama wambaye ngo twaburaye nta munsi n'inzara yarambwiye mwite ndavuga ati ngiye gusaba mama icyo kurya nari mfite inda n'abana babiri bashyira ku igare njye kureba mama mbese Nyabugogo numva umwuka arambwiye ngo kata usubire mu rugo rwose mwana ko nshonje urugo nta kintu gihari biragenda bite kandi ko nzi ko mama yatetse ubugari n'isombe narakase n'amaguru n'abana ndagaruka mu rugo umutware arambwira se ugarutse arambwira ati umutima wanjye nyuma y'icyo gihe Imana yacu ijya yumva gusenga abantu muri aha mwese nabashishikariza gusenga Imana utayijenjeka uyibwiza ukuri kandi ukiranuka ntabwo izabura gukumira ntizagupfusha ubusa cyangwa ntizapfusha ubusa amasengesho usenga hashize iminsi 3 cyangwa 2 nibutse neza ngeze aho igikorwa cyatangiriye twari turi mu rugo byo kubwira umugabo ndamubwira ati rero dushobore kuba hari ibyaha twakoze ndagira ngo dupfukame wihane nanjye wihane isaka ibyaha ndabibura umugabo yisaka ibyaha nawe arabibura twese turongera turarira turavuga ati Mana amaherezo y'ibi ni ayahe bizarangira bite bizagenda nta cyerekezo cy'ubuzima twari dufite nta ejo hazaza twari dufite aho kugira ngo dusubizwe ahubwo twarushagaho kujya hasi umusore mbona abana bagiye kurwara bwaki ndetse se murabizi ni amafi y'ababosi bakuraho imirofu bayita file najyaga hariya kuri marato nkajya kugura amafi yaguraga igiceri cya 80 cyangwa se 70 nkagura n'inyama zo ku ifungo ziba ari inyama zigiye zivangavanze nkagura no ku ifungo y'ibijumba y'ibitoki n'ibirayi byose biba birombiye hamwe harimo na karoti abantu bagiye Nyabugogo barabizi n'uyu munsi wa none iyo nagiye muri marato sinshobora guhahira mu isoko niyo wagira gute mbabwira ngo n'aba bantu bacururiza ku muhanda amafaranga yanjye bayagiyeho barabizi ndi kubabonamo aha ngaha ni abatumiye kuko ni inshuti zanjye turakundana cyane bacuruza amakara Uwiteka bampera umugisha bajyaga bampereza amakara ya 500 akuzura nzamuhahira nanjye ngataha nkumva nakoze sitoki hari amashashi bashyiragamo amakaroni mbese nyine bakayatandukanya kuyafata ukabona ni menshi ariko wayateka ugasanga nta kintu kivuyemo abantu ba marato barabizi tubiziranye
nkagura n'ikiro cy'isukari nkagura n'ifu y'igikoma avuga ati byibuze ibi ngibi na ya fu y'umukara murabizi hariya Nyabugogo. iby'urukundo rwawe biraremereye cyane ubwonko bwanjye bubanza butabasha ubwonko bwanjye oyanika twese ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi Yesu se twakongera duhagaze twese ni wowe wenyine abakugisha uzi gukunda abandi turagerageza ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi Yesu urabizi bakwanditse ingofero y'ubugome ariko kamba y'amahwa ngo ikubere ingata maze wikorere umusaraba uri mu bamwe ngo wikorera bitari gushoboka ushyira ku bitugu ushyira nzira uragenda ugenda urwana urihangana umubiri wawe uhinduka inyama ureba awushinga ureba uramaramaza Yesu we bawukubambaho uratemera bagukubera urukundo kandi abo wakundaga gutyo ntitwakwemeraga iby'urukundo rwawe bye bikasiga yagusabye kuri wowe ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza ariko wowe je gukunda urabizi Yesu we sinabumva n'amajwi yanjye yonyine ni wowe wenyine haleluya uzi gukunda abandi turagerageza ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi Yesu we ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi Yesu we urabizi amashyi menshi cyane kuri Yesu mwari bamugisha mfite umwanya ungana gutera amen reka hishurira Yakobo yuko Yosefu akiri mu mwobo atapfuye yari kumukuramo akamuzana mu rugo kandi yari gushima
nk'abandi yabonye ko kubabara akajya ku kiriyo akarira nk'uwapfushije ntacyo bimutwaye uruta uko Yosefu aza bakazicwa n'inzara nta rubanza mufiteho nk'Imana uko wanjeje rwose ndabigushimiye uzicuza bimaza mu minsi iri imbere ndumva nguwene Imana irabizi dubanguwene zamutima ukwitanje byose Imana irabizi dubanguwene zamutima ukwitanje byose Imana irabizi Jitarewe wangeze mungane urangisa witaye ko gukiranuka kwanjye kwanyana urangisa wahereye ku bugingo ubanza kumagakiza anyumurunguza ukora gukomeye ubereye kubusa naratanga Yesu we narumiwe Yesu we akanya gato mfite ko kuvuga reka mvuge ikintu kimwe kimora umutima byari kumera bitiyundeka Yesu we merci papa turimo merci papa twese merci papa yeah merci papa oh merci papa en tout cas merci mon cher papa merci Seigneur merci papa alléluia merci papa oh, oh, merci papa en tout cas merci mon cher papa ayo mashyi ni makeya mureke dukoma amashyi menshi cyane turashimira Imana arakoze cyane.